Shalom ku bakunzi bacu no ku bana b'Imana mwese muza hano kuri Senga Ubohoke, mwebwe tubana mu ijambo ry'Imana tukabana kuri iki gicaniro. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza, cyane cyane by'umwihariko abamaze gukora subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa. Imana amahoro ibagirire neza, Imana amahoro ibahe umugisha. Nawe tuguhaye ikaze uje bwa mbere kuri Senga Ubohoke, karibu nawe. Imana amahoro ibahe umugisha. Twagusaba ko utaba umunyabugugu wa subscribe, ugenda utakoze subscribe, wowe udusuye bwa mbere ahangaha. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Nta munyabugugu uzajya mu ijuru, abanyabugugu nta juru ry'abanyabugugu. Imana ibagirire neza. Tuje mu isengesho rero, isengesho risenya cyangwa se rihanagura za kamere ziba ziri mu maraso, za zindi twabonye Satani setinga mu maraso y'umubyeyi akayiguhaho. Twabonye ko mu cyigisho ejo twigishije, twabonye ko hari ingeso iba iri mu maraso y'umuntu. Satani afata ingeso akayitera muri so cyangwa muri nyoko, yakubyara ukavuka nawe, kuko uba ukomotse mu maraso afite ingeso y'uburakari, ugasanga nawe uburakari bukurimo. Kuba afite ingeso y'ubusambanyi, ugasanga iyo ngeso y'ubusambanyi nawe ikurimo. Kuba afite ingeso y'amahane, ugasanga nawe iyo ngeso ikurimo. Isengesho rero ry'uno munsi ni isengesho rishobora kugufasha ugiye urisenga kenshi gashoboka kurandura ako kageso wibonamo. Noneho ntuzongere kuzajya wihana icyaha kimwe igihe cyose. Ako kageso wibonamo kagenda kagaruka, kirepeta. Isengesho twateguye ni isengesho rishobora gufasha umuntu gucika ku ngeso igenda yirepeta, yisubiramo, ariko wayirondora ugasanga ikomoka mu maraso ya so, ikomoka mu maraso ya nyoko, ikomoka mu maraso y'umuryango. Isengesho rero turi busenga uyu munsi ni isengesho turigisha ukuntu wasenga. Ni isengesho ushobora gusenga, wajya urisenga buri munsi, ingeso yakunaniye ikagucikaho kandi ikaranduka mu buzima bwawe. Ndavuga kuri wowe wamaze kumenya Imana, wowe udusuye utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Bisaba kugira ngo kwanza winjize Yesu Kristo mu buzima bwawe, umwakire. Numara kumwakira, noneho nawe utangire gusenga muri buriya buryo. Uzisanga umaze kuba derivure ku ngeso yari yarakunaniye, cyangwa se uzisanga umaze kubohoka ku ngeso yari yarakunaniye. Kenshi abarokore cyangwa bito ko basenga usanga bihana icyaha kimwe, umwaka ugataha undi ukaza, ugasanga icyaha cyabaye icyaha, ari hano uyu munsi ariko kureka byaranze. Imana imbabarira amaganya, ejo Imana imbabarira amaganya, ejo Imana imbabarire kwiheba. Ugasanga ibyaha byamaze kuba nk'indirimbo muri bo, kuko basaba imbabazi ariko ntibabeho gusaba kugira ngo Imana igaruke ibahindure. Iri rero ni isengesho ryagufasha ugiye urisenga buri munsi, rikabasha ukaba wahinduka rwose. Akageso ufite, ingeso ufite wavomye mu maraso y'ababyeyi bawe igacika ikaranduka. Yego, hari ingeso tuba twaravomye mu maraso iyo twaturutsemo mu buryo bw'umubiri, hakaba n'izindi ngeso Satani ashobora guteramo umuntu akoresheje imyuka y'abarozi. Abarozi bakakuroga akageso runaka, bakagutongera umwuka ukaza ukakwinjiramo, umwuka ukakuremera akageso. Hakaba n'izindi ngeso ushobora kwanduzwa n'abantu, kuko nk'uko bavuga ngo
ihene mbi ntuyizirikaho iyawe. Umuntu mugendana ashobora kukonona, akagira gute, akakwangiza, akakwanduza akageso, kuko imyuka irandura. Mu isi y'umwuka imyuka irandura. Iyo ubana n'umujura, umuntu akaba ari umujura, mukabana, igihe kiragira wa mwuka w'ubujura akawukwanduza. Iyo ubana n'umuntu usambana, ukagendana nawe, ukabana nawe, kuko imyuka yandura, mukabana cyane, igihe kiragira wa mwuka ukamuvamo nawe ukakwimukiramo, akakwanduza ubusambanyi. Niba ubana n'umuntu w'indyarya, ukabana nawe we nta buryarya bigira, mukaba inshuti cyane, mugasabana mu buzima bwa buri munsi kenshi gashoboka, wa mwuka w'uburyarya ushobora kukwandura, ugasanga ntiwabuvanye mu maraso y'iwanyu wowe, nta nubwo ari abarozi baguteyemo uwo mwuka, ahubwo warawanduye uvuye muri mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo rero sasa hari izo ngeso tuvoma mu maraso y'ababyeyi, ya yindi twabonye Satani atera ingeso mu mubyeyi, noneho iyo ngeso ikagenda ikaba iy'umuryango. Hakaba rero n'ingeso abantu bavoma cyangwa se banduzwa n'inshuti zabo nabo bagendana nabo. Hakaba n'izindi ngeso z'indogano, iz'abarozi baroga. Izo zose rero wabwirwa n'iki? Ingeso warozwe. Nuko winjira mu maraso y'umuryango ugasanga nta muntu ufite ingeso nk'iyo ufite, yaba se ugasanga ntawe yari afite, yaba mu mamere wawe ugasanga ntawe yari afite, mu muryango ugasanga iyo ngeso ni wowe uyihariye. Ni ukuvuga ngo iyo ngeso rero ni indogano, ni indogano. Ubwo ariko kandi ubwo warebye no mu bantu ugendana nabo ugasanga abo ugendana nabo nta n'umwe ufite ingeso nk'iyo ngiyo mu nshuti zawe. Iyo ngeso iba ari indogano. Tuje rero gukora isengesho, twabateguriye isengesho ribasha gufasha umuntu nk'uwo kugira ngo abashe guhinduka, abashe gucika kuri izo ngeso. Dore ko igihe cyose hari akageso kakurimo udashobora kuva mu maboko y'abakozi ba Satani bakurwanya. Usibye no kuva mu maboko ya Satani ubu kurwanya, iyo ngeso yakubuza n'ubugingo, yakubuza n'ijuru, yazatuma utabona ijuru. Byibuka yuko umuntu wese usenga cyangwa se umuntu wese wamenye Imana amaze gusobanukirwa ko ubuzima butarangirira hano mu isi. Ubuzima burakomeza, bugakomereza mu isi y'umwuka. Umubiri niwo ushyingurwa, ariko umuntu nyamuntu ntajya ashyingurwa. Ntabwo umuntu ajya ashyingurwa, hashyingurwa umubiri we. Noneho rero umuntu nyamuntu afite aho akomereza. Iyo udakomereje mu isi y'umwuka twita mu ijuru, ngo ujye mu ijuru, umanuka ikuzimu. Ikuzimu rero aho hantu abadayimoni ubwabo baranahatinya. Abadayimoni batumwe bakoherezwa hano mu isi, bakaza mu isi gukora shuguri zabo hano mu isi, ntabwo bemera gusubirayo. Iyo bavuyeyo bashaka kugira ngo bigumire hano ku isi, bagende babungagira bazerera. Aba bavuye hariya bagatumwa hano kuza ku isi gukora shuguri zabo, ntibaba bashaka kugira ngo bongere basubireyo. Mwarabibonye Yesu ahura n'umuntu wari urimo abadayimoni benshi, bahita bataka ati uje kuturimbura mwami, uje kuturimbura igihe cyacu kitaragera, turakuzura Kristo umwana w'Imana, uje kuturimbura igihe cyacu kitaragera, turakwinginze ntutwohereze ikuzimu, ahubwo twemerere tujye muri ziriya ngurube. Urumva ko abadayimoni ubwabo batenye kuzimu, bisabira kugira ngo boherezwe mu mubiri w'ingurube. Niyo mpamvu umuntu urimo umudayimoni, kugira ngo umudayimoni muvemo bisaba imbaraga, ntabwo umudayimoni ushaka kuvamo. Niba bagusunikiye dayimoni bakarubwira ati genda winjire muri we, numara kwinjira muri we umutere uhinduke nzembe mu nda, ubwo nibo abantu baba bumva hari ibintu bisa nk'ibibakatagura mu nda. Ni abadayimoni baba bigize inzembe. Hari igihe dayimoni babwira ngo genda winjire muri we, uhinduke inzoka, ujye uhora usirikira ubyine mu nda ye,
kuko kumva ikintu kirimo kiragendagenda mu nda, kumbe ni ikintu umudayimoni. Hari igihe umudayimoni uvuga ngo genda mu mubiri we uhinduke ubushishi, wowe ukazajya wumva ibintu bigutondagira bigenda mu mubiri wawe, kumbe ni abadayimoni boherejwe. Noneho sasa wabacana ntibagende kuko bagize amahirwe babonye inzu. Abadayimoni iyo babonye umubiri bo babona ko ari inzu babonye bagomba guturamo. Kubera iki? Abadayimoni ni imyuka, ni kiremwa hano kugira ngo kibashe kubaho hano mu isi, kibe kiguwe neza, nuko kigomba kuba gifite umubiri kinjiramo. Ntabwo urubuturo bw'abadayimoni bakuvemo mu izina rya Yesu. We mvugana nawe, hari imyuka nawe wiyumvamo igenda mu nda yawe, igenda mu mubiri, muri izo nyama zawe, ndayitegeka kukuvamo mu izina rya Yesu Kristo. Ewe pepo mchafu, ninakuagiza sasa, ninakuamuru ewe pepo uharibifu, ng'oka ndani yake kwa jina la Yesu. Ninakuamuru ng'oka ndani yake kwa jina la Yesu. Ndagutegetse, randuka muri we, va mu buzima bwe, randuka muri yo nda, randuka muri uwo mubiri. Wa mwuka wowe wagendagendaga muri uwo mubiri uvemo, si ubuturo bwawe mu izina rya Yesu. Hari umuntu numvaga ndi kubwiriza hano, numva ko hari umuntu hari ibintu biri kumugendagendamo, aho mvugira ahangaha bikuvuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana bitwike, ndohereza umuriro muri yo nda kwa jina Yesu, bisoke bive mu buzima bwawe. So reka nkomeze rero, nuvuga ngo rero nubwo atari cyo cyigisho nzanywe no kwigisha, ahubwo tuje gusenga, nze gusenga. Isengesho rirandura ingeso ziba zaratewe mu maraso, aho ugasanga tuzikuye mu maraso natwe twaturutsemo. Izo ni isengesho rero tugiye gusenga. Mbere yuko dukora iryo sengesho rero, reka nsome ijambo ry'Imana hano, ibyanditswe byera. Kadusome ijambo ry'Imana hano, ibyanditswe byera. Reka dusome ijambo ry'Imana hano, tugiye gusengeramo bimwe mu byanditswe. Ibyanditswe tugiye gusengeramo, iri sengesho riraza kugufasha wowe. Reka dusome Abaroma 6 umurongo wa 13. Abaroma 6 umurongo wa 13 handitswe ngo, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuki, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Hano ijambo riravuze ngo nuko, kandi riravuze ngo kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro. Kumbe ushobora gufata ingingo zawe ukazihereza ibyaha, za ngingo zawe zikazajya zikoreshwa ibyaha. Ushobora gufata igitsina cyawe ukagihindura urugingo rukora icyaha, cyangwa ushobora kuvuga ngo wa gitsina we ntuzongera kuba urugingo rw'icyaha. Ushobora gufata akanwa kawe, ururimi rwawe, ukaruhindura urugingo rwo gukora icyaha. Akanwa ugasanga ni akanwa gahora kabeshya, ni akanwa katagira ukuri, Satani yarakigaruriye. Ako kanwa kawe ngatandukanyije no kubeshya mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'umwuka wo kubeshya. Umwuka wo kubeshya wabaga ku rurimi rwawe, turawuvima. Ewa mwuka we wo kubeshya wabaga kuri ururimi, cika kuri ururimi. Ururimi rwawe rugomba kuba ururimi rukoreshwa imirimo yo gukiranuka gusa, ruvuga amagambo yo gukiranuka, tutari amagambo y'ubugoryi n'ubupfapfa. Ndavuga kuri wowe usenga, ururimi rwawe rugomba kuvuga mu gihe gikwiye, noneho n'igihe uvuze ukavuga ibikwiriye. So dukomeje rero, ushobora gufata zimwe mu ngingo za mbega muri make ukazihindura ingingo z'ibyaha. Niyo mpamvu hano ijambo rivuze ngo mwitange mwihe Imana nk'abazuki. Nivuga ngo uburyo bwo kugira ngo uhinduke, uburyo bwo guhinduka, uburyo bwo gukamukamo ingeso zose zo mu maraso yo mu muryango. Uburyo bwa mbere kwanza no kuvuka ubwa kabiri ukitwa umwana w'Imana. Wamara kuvuka ubwa kabiri
ubwo ndavuga mbwiye ku muntu wenda uje hano utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, bisaba kugira ngo kwanza wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Iyo wakiriye umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, hari ibintu bitanu by'ibanze uhita uhabwa. Ubwo kuvugana n'umuntu waba uje hano ari ubwa mbere cyangwa se akaba aje hano atarakira agakiza, ataravuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri bitangirira igihe umuntu yinjije Yesu Kristo, yize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, akamwakira mu mutima we. Uhereye icyo gihe wowe wakire Yesu Kristo mu buzima bwawe, wumvise ijambo ry'Imana ukizera ko Kristo ari umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, uvuka ubwa kabiri. Nk'uko mubizi rero, uruhinja iyo ruvutse ruba rukeneye gukura, ruba rukeneye kurerwa, rugakura rukavamo umuntu mukuru. Twese twavutse turi impinja. Nuvuga ngo rero ariko twarakuze. Nuvuga ngo rero haba hakeneye igihe uvutse ugomba no gukura. Ubwo rero sasa icya mbere iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, uvuka ubwa kabiri. Icya kabiri witwa umwana w'Imana. Ako kanya uhita witwa umwana w'Imana. Icya gatatu ubabarirwa ibyaha byawe byose wakoze. Ibyaha byawe byose warakoze urabibabarirwa, utangira ubuzima bushya. Icya kane uba mu muryango w'abana b'Imana. Uhita wimurirwa mu mwuka, uhita wimurwa ukaba uwo mu muryango w'abana b'Imana. Icya gatanu aricyo cy'ingenzi, wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukandukurwa mu gitabo cy'urupfu, ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. N'ibintu bitanu rero umuntu ahabwa. Ibyo bintu rero bitanu habwa umaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Kwa kundi uvutse, ukivuka bwa mbere, ibyo tugenda tuvuga rero gukura ni ukugenda uhinduka umunsi ku wundi. Uyu munsi ingeso igacika, iki kigacika, iki kikakuvaho, ukagera noneho aho uba umukristo utunganyijwe rwose, utakigendera muri kamere. Niyo mpamvu rero iri jambo ryavuze ngo mwihe Imana. Nuvuga ngo ukimara kwakira Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe ugashaka guhinduka, nuko ubwawe wiha Imana. Kuko ijambo ryavuze ngo ahubwo mwitange mwihe Imana. Uburyo bwagufasha rero guhinduka ni ukwitanga mu Mana, ukiha Imana. Nutiha Imana hari abandi bazagutanga kwa Satani. Hari uwundi uzajya mu bapfumu agutange kwa Satani, kandi nagutanga kwa Satani, Satani azakwakira. Nagutanga mu bapfumu, akakujyana mu bapfumu, akakujyana ku gicaniro cy'abapfumu, azagutanga. Namara kugutanga uzisanga utangiye guhura n'akaga, kuko uzohererezwa imyuka mibi, uzohererezwa abadayimoni bakwanjame, bakubuza amahoro, bakubuza umutekano, bajye bakubuza gusinzira, bajye bakubuza kuryama. Hepfo no hari mbega usange nta mahoro ufite, kuko ubwawe ntiwigeze witanga mu Mana. Rero wowe unyumva uburyo bwo kugira ngo haranduke akagesoka kuri mu maraso, dore yuko abarozi bafatira umuntu mu ntege nke. Umurozi afatira umuntu mu ntege nke. Iyo yakubuze atangira kugushakisha mu isi y'umwuka, akareba zimwe mu ntege nke zawe cyangwa zimwe muri kamere yawe, bagategereza ko bagufatira muri kamere. Iyo basanze umutima wawe wera, nta kamere ufite, bagerageza kugukeya, kuyitera muri wowe kugira ngo barebe ko bayigufatiramo. So rero intsinzi yo kugira ngo umuntu arandukemo akageso ko mu maraso, nuko n'akanwa kawe ubwawe ugomba gusenga kenshi gashoboka, witanga, utanga ingingo zawe ku Mana, utanga umutima wawe ku Mana, utanga ubuzima bwawe ku Mana. Rekeraho kuzajya uhora usenga amasengesho y'amatakirangoyi gusa, y'amatakirangoyi yonyine, kuko hari abantu usanga basenga amasengesho y'amatakirangoyi igihe cyose bagiye imbere y'Imana. Mana mpa ibiryo, Mana mpa amafaranga, Mana mpa amazu, Mana mpa amamodoka, Mana, akajyanwa n'imbere y'Imana agiye gusaba, agiye gushaka umugati kuri Yesu, ariko adashaka Yesu. Njyewe ndi umwana w'umuntu mbona ukunda ibyanjye,
ugakunda ibyanjye njye utankunda, ni gute naguha ibyanjye? Nguko bamwe bagaragara imbere y'Imana. Bamwe bagaragara imbere y'Imana nk'abakunda Imana ariko batayikunda, ahubwo bakunda ibyibaha, badakunda Imana ubwabo. Ukunda Imana rero mbere y'uko ayisaba bya bindi akeneye muri ubuzima bwa hano mu isi, ahubwo ubanza kwishaka kugira ngo ibe Imana yawe iture muri wowe, ibe muri wowe. Nutunga Imana muri wowe uzaba ufite n'ibyayo. Niwishyira Imana mu buzima bwawe, cyangwa se nushyira Umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe, uzaba ufite n'ibyo umwifuzaho, n'ibyo uba bifite. Yesu yabwiye bamwe ngo mwe gushaka ibyo kurya bishira, ahubwo mushaka ibiryo bijyana abantu mu bugingo buhoraho. Hari abantu rero ubona bazi imbere ya Yesu ari imigati gusa. Kuko ari imigati gusa rero abo ntibamukurikira. Muri Yohana mu gice cyaho cya 6 tubona abantu nk'abo baje imbere ya Yesu bashaka imitsima yonyine, biza kunanirwa kumukurikira kuko ni imitsima bashakaga, ntibamushakaga we. Ni ikibazo rero kuba waba ushaka iby'Imana ariko Imana yo utayishaka. Inama nakugira rero kugira ngo ubone iby'Imana, banza ushaka Imana ubwayo. Nubona Imana uraba ufite iby'Imana byose n'ibyo ukeneye kuri yo. Ubundi iyo uri umuntu ufite urukundo nyakuri rw'umuntu, kunda umuntu we, kunda ibye. Nukunda umuntu ukamukunda, none ukamufatisha n'ibyiwe, uzaba ubifite kuko nta kintu yakwima igihe mukundana by'ukuri. So tuvuye aho ngaho rero, navugaga rero ko uburyo bwihariye bwo kugira ngo ubashe kurandukamo akageso cyangwa se ingeso, yaba iyo mu maraso, iyo wavanye mu maraso y'umuryango, cyangwa iyo warondoye ugasanga wayikuye n'indogano barayikuroze, cyangwa se ugasanga wayandujwe na bamwe mugendana. Izo ngeso zose zishobora kuranduka. Yaba ari ingeso warondoye ugasanga wayandujwe n'ugendana nawe. Nababwiye ngo hari ingeso z'indogano, hakaba n'ingeso usanga uyandujwe n'ugendana nawe, n'ubana nawe ugasanga niwe kwanduje iyo ngeso. Hakaba n'ingeso y'indogano. Izo ngeso zose tuvuze rero, uburyo bwo kugira ngo ziranduke mu buzima bwawe ni uburyo bwo kwitanga mu Mana. None wakwitanga mu Mana, isengesho ngiye kubacishirizaho ni isengesho rizajya rigufasha kugira ngo nuzajya urisenga kenshi. Niba ari n'inzoga yakunaniye, niba ari n'ubusambanyi bwakunaniye, niba ari no kwikinisha kwakunaniye, ikintu icyo cyose cyakunaniye, nuzajya usenga iri sengesho uriseriye rikuvuye ku mutima, Imana izamanuka, cyangwa se Umwuka Wera aramanuka, imbaraga z'Imana zizamanuka zikuranduremo icyo kintu kikuvemo mu izina rya Yesu. Reka rero dusome ikindi cyanditswe. Tugiye gusoma ikindi cyanditswe noneho aricyo dusengeramo, hanyuma duhite tugira gute, duhite dutangira gusenga. Nyuma yo gusenga, nyuma cyanditswe tugiye gusoma ni cyanditswe tugiye gusenga, ni cyanditswe tubuze gusengeramo. Ni cyanditswe tugiye gusengeramo. Dushobora gusoma 2 cyangwa handitswe ngo cyanditswe tugiye gusoma icyanditswe tubona muri Yeremiya igice cya mbere n'umurongo waho wa 10. Yeremiya igice cya mbere n'umurongo waho wa 10. Yeremiya igice cya mbere n'umurongo waho wa 10. Icyo nicyo cyanditswe cyane cyane turi buze gusengeramo isengesho ry'uno munsi. Handitse ngo, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ariko duhereye ku murongo wa 9
ngo Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nkiza amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika no kubaka no gutera imbuto. Iri jambo tugiye kurisengeramo, mwaryumvise, ni ijambo Imana yabwiye Yeremiya ngo dore nkiza ijambo ryanjye mu kanwa kawe, ngushyize hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya no kubaka, gusenya no gutera imbuto. Isengesho tugiye gukora rero nk'uko nababwiye ni isengesho rigomba guhanagura ingeso zose twavuze aho haruguru. Nuzajya usenga rino sengesho byanga bikunda uzisanga ingeso zose wibonagamo. Nuzajya urisenga buri munsi uzisanga ingeso zose wibonagamo zararandutse, zaragushizemo, zitakikurimo. Uzisanga zararandutse neza zitakikurimo. Imana yarazitsembye mu buzima bwawe. Reka rero twinjire mu mwuka, dufate umwanya wo gusenga. Ariko tutarasenga, reka dusome none uno murongo, Abakolosayi 3:5. Handitse ngo nuko noneho mwica ingeso zanyu z'ibyisi. Ngo nuko noneho mwica ingeso zanyu z'ibyisi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira no kurirarikira n'imyifurize yose ariyo yo gusenga ibigirwamana. Yes. Reka dufate umwanya wo gusenga. Vuga uti Data mu izina rya Yesu Kristo, nje imbere y'amaso yawe. Uranzi wese nta na hamwe naguhisha. Uzi umutima wanjye, uzi ubugingo bwanjye, uranzi mu mwuka, uzi n'ibyo ntazi, uzi bimbamo byose binyanduza, byangiza imbohe, uzi ingeso zose zindimo zangiza imbohe, izo nakuye mu maraso ya data, izo nakuye mu maraso ya mama, izo natewemo n'abarozi, izo nanduye mu bantu ngendana nabo, izo zose urazibona. Nitanze mu biganza byawe, nitanze mu maboko yawe. Uwiteka ndakwihaye, Uwiteka nguhaye ubugingo bwanjye n'ibyumba byose bigize ubugingo bwanjye. Ngwino winjire muri njye, urandura ikintu cyose kitatewe nawe muri njye, urandura ikintu cyose kiri mu maraso yanjye, akageso kose kari mu maraso yanjye. Ngwino ukarandure, Yesu Kristo ukarandure, kicisha umwuka wawe. Ijambo rya rirambwira ngo twicisha umwuka, twicisha ingeso umwuka. Aka kanya umwuka wawe naze yica ingeso muri nge. Umwuka wawe wera namanuke nk'umuriro, amanukire mu maraso yanjye, yica ingeso zose zo natewemo n'abadayimoni, izo natewemo n'abarozi, izo nakuye mu maraso ya data. Zinshikeho mu izina rya Yesu Kristo, zinshikeho mu izina rya Yesu Kristo. Yewe wanjye sowe nakuye mu maraso ya data, nakuye mu maraso ya mama, ndandukamo mu izina rya Yesu Kristo, ndandukamo mu izina rya Yesu Kristo, ndandukamo mu izina rya Yesu Kristo, ndandukamo mu izina rya Yesu Kristo. Wa mujinya we ndandukamo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Warariwe ry'ubusambanyi ndandukamo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Wa mahane we ndandukamo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Wa matiku we ndandukamo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Aka kanya ngiye mu mwuka, mpagaze mu ijambo ryawe. Mwami, wavuze yuko washyize ijambo ryawe mu kanwa kanjye, unshyirira hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya no gutera imbuto. Mpagaze mu mwuka muri iri jambo, ndarandura buri ngeso yose
Satani yanteyemo, iyo yateye mu maraso yanjye, iyo yashyize ku rurimi rwanjye, ingeso yo kubeshya naba narakuye mu maraso ya data, maraso ya mama, ndagusenya, nanze umwuka wo kubeshya. Wa mwuka wo kubeshya we, sohokamo. Wa mwuka w'uburyarya we, sohokamo mu izina ry'Yesu, sohokamo mu izina ry'Yesu. Ndategeka kugira ngo buri ngeso yose, buri mbuto yose Satani yanteyemo, abarozi banteyemo, iyo nanduye nyikuye mu nshuti, ingeso nanduye nzivanye mu nshuti zanjye, mu bo ngendana nazo, ndazirandura, ndazisenya mu izina ry'Yesu Kristo. Uwiteka ndakwihaye, akira umutima wanjye, akira ubugingo bwanjye, ngwino ubuhindure, ngwino ubuvanemo ikibi n'igisa nacyo, ngwino urandure kamere, ngwino urandure no kamere muri aya maraso. Randura ubusambanyi muri aya maraso, randura kukwikinisha muri aya maraso mu izina ry'Yesu. Yewe wa mwuka w'ubusambanyi, sohokamo, warariwe, sohokamo mu izina ry'Yesu Kristo, sohokamo mu izina ry'Yesu Kristo, sohokamo mu izina ry'Yesu Kristo, sohokamo mu izina ry'Yesu Kristo. Wamaganya we Satani biba muri nge, sohokamo wamaganya we, sohokamo wagahinda we, sohokamo wagushidikanya we. Kwa sinners ndirukana umwuka wo gushidikanya wose Satani yanteramo, sohokamo mu izina ry'Yesu, sohokamo mu izina ry'Yesu, sohokamo wantege nkewe, sohokamo wantege nkewe, sohokamo wabupfapfa we, sohokamo wabujiji we, izina ry'Yesu Kristo, izina ry'Yesu Kristo. Ndasohora ubujiji bwose Satani anteramo, ndasohora ubute bwose badayimoni banteramo, izina ry'Yesu Kristo. Ndasohora ubunebwe bwose kuzima interamo, izina ry'Yesu Kristo. Ndasohora ishyari badayimoni banteramo, izina ry'Yesu Kristo. Ndasohora amahane umwanzi yambibyemo, izina ry'Yesu Kristo. Ndasohora umujinya, ndasohora uburakari, izina ry'Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima, mwuka wera ni wowe ninjije muri nge, ngwino muri nge mwuka wera, ngwino muri nge mwuka wera, ngwino muri nge mwuka wera, ngwino mu bugingo bwanjye, ngwino mu mutima wanjye, ngwino muri nge mwuka wera. Nkinguye ubugingo bwanjye, ngwino ubwinjiremo mu izina ry'Yesu Kristo. Mpabwa umutima wera, mpabwa ibitekerezo byera, marangamutima atunganye, imyumvire itunganye. Mwuka wera ntunganya, mwuka wera mpa imyumvire itunganye, mwuka wera mpa imitekerereze itunganye, mpa marangamutima atunganye, mpa amagambo atunganye, izina rya Yesu Kristo. Ingingo zanjye nzihaye Uwiteka, uhereye ku maso yanjye Yesu Kristo ndayaguhaye, akanwa kanje ndakaguhaye Yesu Kristo, amaboko yanjye ndayaguhaye Yesu Kristo, igitsina cyanjye ndakiguhaye Yesu Kristo, ubuzima bwanjye bwose ndabuguhaye Yesu Kristo, ndabukwegura Yesu Kristo. Ngwino ubuganze, izina rya Yesu Kristo. Kwera kwawe Yesu Kristo kuganza ingingo zanjye, kuganza ubuzima bwanjye, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zashakaga kumpindura kuba mubi ndazivuma mu izina rya Yesu. Imyuka mibi ihindura umutima wanjye, ihindura ibitekerezo byanjye, ihindura ubwenge bwanjye, ndayisohora muri nje, izina rya Yesu Kristo. Kandi akari akageso ka data, kamama ako yamaye mu maraso ndagasenya, izina rya Yesu Kristo. Akamba mu karande ndagasenya, izina rya Yesu Kristo. Ndasenya ubusambanyi nakuye mu maraso ya data, nakuye mu maraso ya mama, ndabusenya muri nge, izina rya Yesu Kristo. Ndasenya ubusinzi navanye mu maraso ya mama, navanye mu maraso ya data, ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Yewe mwuka w'ubusinzi we, mvamo mu izina rya Yesu Kristo, mvamo mu izina rya Yesu Kristo. Icyaka cyose cy'inzoga sokamo mu izina rya Yesu. Inyota y'inzoga sokamo mu izina rya Yesu Kristo. Inyota y'itabi sokamo mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'umwuka wera kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Komeza usenge, hamagara amaraso Yesu Kristo yururuke mu bugingo bwawe, hamagara amaraso Yesu Kristo yururuke mu mutima wawe, ahanagure, asibe buri cyaha cyose cyakugendaga mu maraso, buri cyaha cyose cyakugendaga cyari kiri mu ngingo zawe, ingingo zawe z'uyu mwami Yesu Kristo, akanwa kawe gahe umwami Yesu Kristo, ingingo zawe zishyire mu biganza bya Yesu. Bwira Yesu Kristo agukamuremo inkamba zose. Umuririmbyi aririmba ngo mvuguta
ntutira kandi uncure inkamba zimvemo. Bwira Yesu akuvugute akuvanemo inkamba z'ibyaha. Bwira Yesu akuvugute akuvanemo inkamba za kamere mu izina rya Yesu Kristo. Mubwire ngo nguhaye akanwa kanjye gacuruka vanemo akanwa kazima, umutima uvanemo uvanemo umutima mwiza wuzuye umwuka wera. Bwira Yesu Kristo agucure mu bugingo. Bwira Yesu Kristo afate icyo gitsina cyawe akigarurire, ntihakagire undi mugabo ukigarurira, ntihakagire abasore bakigarurira. Igihe Yesu cyambura abadayimoni bakigaruriye, cyambura imbaraga z'umwijima zakigaruriye. Cyegurire Yesu Kristo, egurira Yesu Kristo ubuzima bwawe kano kanya. Mubwire ngo ngwino uganze ubuzima bwanjye. Mubwire ngo ngwino uhanagure burundu by'iteka ryose buri ngeso yose yari yarananiye, buri ngeso yose wahoraga wihana. Urizera uyu munsi ejo ukabivamo, urizera uyu munsi ejo ukaba waguye. Bwira Yesu yubake kwizera kutajegajega muri wowe. Kandi urabizi ko wanditse yuko umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Dore kwizera kwawe wapi kuri down cyane. Niyo mpamvu usengerwa ntukire, niyo mpamvu usengerwa ntihaboneke rezilita. Hari ibyaha bikwimisha rezilita z'amasengesho, hari no gushidikanya kukwimisha rezilita y'amasengesho. Icyaha cyakwimisha igisubizo, ndetse no gushidikanya kwakwimisha igisubizo. Bwira rero Yesu Kristo yegeranye ibyaha byose bikurimo, umuriro umanuke uvuye mu ijuru utwike izo ngeso zose zari ziri mu maraso yawe. Muririmbyi ajya aririmba ngo mwami unyejesha amazi n'umuriro. Bwira Yesu Kristo amanure umuriro udasanzwe winjire mu maraso yawe, utwike buri kageso kaso kakurimo, utwike buri kageso kanyoko kakurimo. Utugeso ubona twabaye karande, twatugeso tw'amoko, ngo utugeso tw'abega, ngo utugeso tw'abanyigenya, ngo utugeso tw'iki twababandi ngo bagesera bintu byo guhubuka. Bwira Yesu agutwikemo umudayimoni wo guhubuka. Ntugahubuke mu kuvuga, ntugahubuke mu gukora, ntugahubuke mu gufata ibyemezo. Ufata ibyemezo utuje uyobowe n'umwuka wera. Ngaho bwira Yesu agutwikemo ibyo byose. Zopetese kiria holy ya patasakra babari oboreze kiria ndatura ngo ibyari bikurimo bishye mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera guhindure, umwuka wera guhindure, umwuka wera yigarurire wowe. Buri kageso kose kari karakuziritse kamaze imyaka myinshi gacike mu maraso ya mu izina rya Yesu Kristo. Cishije umurabyo n'umuriro, cishije imirabyo n'umuriro, cishije imirabyo n'umuriro muri ayo maraso ya mu izina rya Yesu Kristo. Cishije umurabyo n'umuriro muri uwo mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Cishije imirabyo n'umuriro muri icyo gitsina cyawe. Haturumbukemo dayimoni busambanyi ikozemo burundu by'iteka ryose. Haturumbukemo umudayimoni warafashe icyo gitsina cyawe ukikinisha, dayimoni cyo kukinisha kikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Acira kubohoka, acira ubuzima muri Yesu Kristo, acira ubuzima buciye muri iri sengesho. Umwami Yesu agumugisha. Yesu arakubohoye. Ujye uhora usenga iryo sengesho umunsi ku wundi, uzabona uhinduka mu buryo budasanzwe. Imana iguha umugisha. Mwari kumwe nanjye Pastor Justus. Ntugende rero udakoze subscribe. Ntubu umunyabugugu. Nanjye nk'umukozi w'Imana simba nagize ubugugu bwo kutanga umwanya wanjye ngo nze mbigishe ijambo ry'Imana, mbigishe no gusenga ndetse n'abasengere. Nawe ntukaba umunyabugugu wa subscribe. Ntibigusaba amafaranga, ntibigutwara umwanya nk'uwo twebwe umwanya kugira ngo dukore ikiganiro biba byadusabye amafaranga, bikadusaba n'umwanya. We gukanda subscribe nta mwanya bigusaba, nta n'amafaranga yawe agenda. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, ugire ibihe byiza. Shalom shalom.